Hello everybody, how are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Welcome to Liberty Speaking TV. Muhawe ikaze kuri Liberty Speaking TV, aho muzajya mwigira indimi. Buri wese uzajya umubwira jya kuri Liberty Speaking TV bigisha icyongereza neza, kandi ntukibagirwe ukanda subscribe. Today's lesson is greeting and general things. Uyu munsi isomo ryacu ni rya rindi rivuga ngo greeting and general things. Ubushize naribagejejeho mutabona amagambo yanditse mu nsho cyangwa isura, ariko uyu munsi nahisemo kubategurira isomo munandeba kugira ngo mujye munasoma ibyo muri gusoma munareba urimo urabibigisha. Isomo ry'ubushize tugiye kurisubiramo. We are going to revise or to repeat last time's lesson with subtitles. Umunsi nabakoreye agashya, ndabivuga mu Kinyarwanda ariko njye byandika mu Cyongereza. Just English only. Okay? Isomo riravuga ngo greetings and general things. Indamukanyo n'ibintu byose muri rusange. Ese muri rusange tuziga iki? Greetings and general things section contains. Iri somo ryacu cyangwa iki gice cy'indamukanyo n'ibintu muri rusange kigizwe basic English lessons, ni amasomo y'ibanze y'ururimi rw'Icyongereza on greetings, ku ndamukanyo, communicating when you're bored, uko wabasha kumvikanisha igihe ufite irungu cyangwa warambiwe ibintu, past, impitagihe, present, indagihe, and future tense, ndetse n'inzagihe, and the weather. Weather ni ukuvuga imihindukire y'igihe, kwa kundi tuvuga ngo imvura, imbeho, ubushyuhe. Ese witeguye kujyana nanjye? Kandi ntuzibagirwe gukora subscribe, amasomo azajya kugeraho buri munsi. Utakora subscribe uzasigara inyuma. Review and study them as many times as you want. Yasubiramo unayige aya masomo inshuro nyinshi zishoboka wifuza. Ubu ngubu turi ku isomo rivuga ngo greeting and general things. Ese ni ibiki waba uzi bijyanye no gusuhuza? Greeting and general things ni ukuvuga ni ugusuhuza cyangwa se n'indamukanyo n'ibintu muri rusange. Uko gusuhuza se ni ukuhe? Ni ryari usuhuza umuntu? There are many ways to greet someone. Hari uburyo bwinshi wasuhuzamo umuntu. We'll learn about the most common way to greet someone in this lesson. Tuziga uburyo buhuriweho n'abantu bose bwo gusuhuza umuntu muri iri somo. I'll give a variety of example sentences. Nkaba nzabagezaho ingero mu nteruro zitandukanye. Tujye mbere. Let's go on. Greeting someone you never met. Gusuhuza umuntu utigeze uhura nawe. Hi, my name is Steve. It's nice to meet you. Komera ye. Amazina yanjye nitwa Stefano. Ndabishimiye cyangwa nishimiye guhura nawe. You can respond to this by saying,
ushobora gusubiza iki kibazo cyangwa se ibi ubwiwe uvuga ngo it's a pleasure to meet you, I'm Jack. Ni ibyishimo cyangwa ni umunezero kuri njye guhura nawe, cyangwa nejejwe no guhura nawe, nitwa Jack. I'm ni kimwe na my name is. Another common question to ask is, ikindi kibazo gikunze kubazwa ni what do you do for a living? Ukora akazi ki mu mibereho yawe, cyangwa ukora umurimo ki mu mibereho yawe? You can respond to this by saying I work at a restaurant. Ushobora gusubiza bino uvuga ngo nkora muri restaurant. I work bivuga ngo nkora at a restaurant, kuri restaurant. I work at a bank, nkora muri banki. I work in a software company, nkora mu kigo gikora amasoft. I am a dentist, ndi umuganga. Usually you will not need to ask for a name. Ubusanzwe ntibizaba ngombwa ko ubaza izina. It implies that each person should say their name. Bihita byikora aho buri wese aba akwiriye kuvuga amazina ye, cyangwa aho buri wese yumva ko amazina yabo bagomba kuyavuga. But in case they don't, you can ask. Ariko igihe batabikoze, ushobora kubabaza ngo what is your name? Witwa nde? Ariko nanone iki kibazo what is your name ushobora kugisubirishamo uti niba mvuze ngo what is your name witwa nde, ubwo bivuze mu buryo burambuye. Ariko nanone ushobora kubivuga mu buryo bugufi ko what's your name? Subiramo what's your name bivuga ngo ni izina ryawe. Many times I don't hear the name. Inshuro nyinshi sinumva izina. If you would like for them to repeat their name, niba ushaka ko basubiramo amazina yabo cyangwa izina ryabo, you can say what was that again? Wite ku misomere yanjye. What was that again? That again. What was that again? Harya ngo ni irihe? Nicyo ibyo bivuze. Wita rero usubiramo kwa kundi ngo my name is, muribuka Steven cyangwa Stefan ko yavuze ati my name is, asubiramo. Ushobora kubaza umuntu ugasubiramo ngo excuse me, ngo iki, agasubiramo. Cyangwa ati pardon me, uvuze ngo iki. Isomo ryacu tuhita risubikiye ahangaha, ariko turabakorera isomo rigufi kugira ngo bizorohere n'abandi baba bafite amamega make. Nizere ko buri wese yabashije gukurikira neza. Ubutaha tuzakomereza aho ducumbikiye. Thanks for watching. This is the end of our lesson. If this was your first time at this channel, I'd like to encourage you to subscribe. Niba ari inshuro yawe ya mbere ugera hano kuri Liberty Speaking TV, ukanda subscribe so that you will get access to all other lessons of the future. Kugira ngo uzabone uburenganzira ku masomo yandi yose yo mu gihe kizaza. It was your English teacher, Jean de Dieu Uwingabiye. Yari mwarimu wanyu bakunda, Jean de Dieu Uwingabiye from Rwanda. Thanks for watching. Bye bye for now.